ibyiza wangabiye birandengeye none mana yanjye oya oya ye sinogenda nashimye oya 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 ye sinogenda nashimye sinagenda nashimye sinagenda nashimye sinagenda nashimye sinagenda nashimye oya nashimye oya oya kugenda nagushimiye we mana wamaye byose ibyiza wangabiye birandengeye none mana yanjye ndabashuhuje inshuti zanjye abavandimwe abo twiganye abo twabanye mu buzima busanzwe abo duturanye umunsi ku wundi by'umwihariko nsuhuje abakunzi b'Isimbi TV kwa Sabe rwose ndabasuhuje cyane ndabahobeye muri inshuti nziza muri abavandimwe beza Imana ibaha umugisha aho muherereye mu bihande byose biri ku isi igitumye rero nza kuri iyi kamera nkaza kugira icyo ntangaza mwabyumvise ntangira naririmbaga ngo sinagenda ntashimye nicyo cyatumye mfungura iyi channel kugira ngo mbashe kugira abantu nshimira rwose umuntu ntagakwiye kugenda gutyo gusa ngo ahere ntashime ntimukomeze mumenye ngo wa muntu se byagenze bite abayeho ate byatangiye bite birangira bite nkuko mubizi rero mu minsi hashize iminsi 11 hashize iminsi 11 nyuze kwa Sabe ku Isimbi TV ndi kuvuga amaherere yambayeho mu gihe nari ndi mu gihugu cya Centrafrica umubabaro nahagiriye agahinda nagize nyurayo rwose ndabivuga nuko icyanejeje gikomeye nuko nasanze mbwira abantu b'umutima isi ifite abantu beza isi ifite abantu kera bajyaga bavuga ngo Imana ifite abakozi mu bice byose ariko ni ukuri pe Imana ifite mu mpande enye z'isi ifite abantu bayo ifite abakozi bayo ni iby'igitangaza njyewe narishimye ariyo mpamvu nicaye kuri iyi kamera nkavuga ngo ntago nagenda ntashimye bituma mfungura YouTube channel ndavuga nti byibuze mfata umwanya nshimira abantu mwarandemye agatima nabonye message zitandukanye murampumuriza mumbwira ibyururutse umutima Israel mbonye niwe waririmbye avuga ati mubwire abantu iby'ijuru ibyururutse umutima mubabwire ko bahiriwe nukuri mwambwiye ko mpiriwe mumbwira ko hari ubundi buzima nyuma yuko naba narahuye n'igihombo numva ndanyuzwe numva umutima uraruhutse numva sindi njyenyine nunguka inshuti nongera kubona abantu twiganye nongera kubona abavandimwe twari twaraburanye numva ndabohotse niba hari iminsi nishimye mu buzima umunsi rwose mbona message zanyu zaranejeje niyo mpamvu nicaye kuri kamera ngo mbashimire rwose bantu bo ku Isimbi TV ndetse na Sabe ngewe njya mvuga ngo afite umwuka wera abantu bajya bibaza yuko abantu bakorera Imana ari abajya ku ruhimbi bakabwiriza cyangwa se baririmba ariko reka mbabwire Isimbi TV ifatiye runini abantu benshi yakoze imirimo ikomeye nizera ko ikamba rya Sabe ririho inyenyeri nyinshi cyane
yakoze ibidasanzwe kandi ntawarobanura, ntawasubiza inyuma, ntawajonjora rwose. Mva no gukora ikiganiro hari umuntu wampamagaye arambaza ati ariko se buriya Sabe ntago mwabivuganye, ese Sabe kugira ngo umuntu amugereho ntibisaba ikindi kintu, hari coste bisaba? Ni ukuri mbarahiye Imana yo mu ijuru, ndi umukirisitu sinabeshya, namuhamagaye mutunguye ataranambonesha ijisho, mubwira ko nkeneye kugira inkuru nasangiza abanyarwanda n'abandi bari mu mahanga. Anyakira rwose ntacyo ashingiyeho, ntiyabanje no kumbaza basi ngo agorore, yanteze amatwi anteraho kamera nanjye ndavuga. Ubwo rero rwose Sabe musabe umugisha, ndetse n'abamukurikira mukomeze mumushyigikire. Ntago yantumye kumwamamariza ariko nyine nge ndavuga imvamutima ziri ku mutima wanjye. Ni umuntu mwiza, umuryango uzaguke kandi akwiye kwaguka kuko afatiye runini igihugu, afatiye runini abantu. Ni ukuri asubizamo intege mu bugingo bw'abantu, ukabona ko yongeye kurema ubuzima bw'umuntu bushyashya, kuko amuhuza n'abantu bamubwira amagambo meza. Rwose amagambo mwambwiye yaranejeje, abambwiye neza utuntu twiza. Rega tuba dukeneye utwo tuntu twiza. Abambwiye ngo sika nkamutesi ijoro uretse ko mwambeshyeye. Uriya mukobwa ni igishongore cyane, ntago namwigezaho, ariko nyine byibuze nabashije kubona inkomezi. Ndishima kugira ngo rero mbereke ko nanezerewe. Nateguye impano, sinari kwigeza kuri buri muntu wese kuko hari n'abafashe rwose umugati bagombaga kurya, ni ukuri bagabanyaho nanjye barama. Narabubonye wangezeho, hari abo ntabonye no kumenya ko sinari kubamenya. Rwose muri beza, buriya ni byiza biriya bintu mukora Imana irabyemera, ngo ukuboko kw'iburyo ni gutanga ukw'ibumoso ni kuzabimenye. Iyo utekereje ukavuga uti nari mfite ibihumbi 10 mfasheho 5, hari uwanyohereje 2, ni ukuri imbere y'isi yose, ni ukuri byankoze ku mutima. Ndabibona ndavana uyu muntu, ni ukuri Imana imuhezagire. Abantu bakoze ku butunzi bwabo mukagira icyo mumpa, ni ukuri ndabashimiye. Atari imbaraga zabibateye, atari uko tuziranye, ari umutima mwiza mwifitiye. Uwiteka namwe azibuka imirimo myiza mwakoze abagororere. Nateguye impano rero yo guhereza abantu mwambwiye utuntu twiza, mwanyandikiye message zinsubizamo imbaraga mu bugingo. Abakoze ibyo byose mvuze ndetse n'ibyo naba nibagiwe gutondeka, nabageneye impano. Nyituye cyane Isimbi TV n'abayireba, ndayibatuye kugira ngo mubashe kuyakira. Ni impano ntoya ku mutima, sinabasha kugera kuri buri umwe, ariko navuze ngo mfata aka kanya nanjye ngire icyo navuga. Gushima buriya ni umuco, kandi iyi mpano ntanze nabanje no kuyisengera kugira ngo Imana ibone ko ari impano ntanze ngiye nk'umuntu, ariko itanga impano mu miryango yanyu, ibahereza ibyo mwifuza, ibyo mukeneye, ikomeze bagurira imbago. Dore rero nabazaniye ururabyo. Ndakeka mwese murwakire, ndarubatuye. Ndutuye Isimbi TV, ndutuye abakunzi b'Isimbi TV ndetse n'abazakora subscribe kuri iyi channel, kuko izakomeza ikore, dukomeze duhana ibitekerezo. Ururabyo n'urwanyu, ndarubahaye rwose, mururebe murwakire. Kandi uko ntanze ururabyo Imana itange amashimwe mu miryango yanyu, uko ntanze ururabyo Imana ibirebe rwose, ihita itanga impano zidasanzwe mu miryango yanyu. Nge ntanze ururabyo rutoya, ariko Imana itanga ibyagutse mu miryango yanyu, kuko mwanejeje umutima wanjye. Ndabakunda rero cyane. Iyi ni channel nafunguye ngira ngo mbashe gucishaho kushimira ndetse inakomeze. Intego yayo yatumye ntekereza gufungura channel. Nari gusubira no ku Isimbi, n'ubundi nzasubirayo, ariko naravuze ngo Sabe ameze nka muganga, abafite abarwayi benshi cyane. Rero ndavuga reka mbe mpigamiye abandi barwayi bari mu nzira, bafite kuza gukira imitima n'ibindi bikomere, hanyuma nanjye mfungure channel mbashe gutambutsaho iri shimwe ntanze ritakomeye, ariko ku mutima wanjye rivuyeho. Ndabakunda rero, murakoze. Ariko iyi channel izakomeza gukora, muraza kureba ibyo izakora. Nkeneye abantu baza bakabohoka, ngira inama n'abantu
bafite ibibazo ko kubohoka ari cyo kintu cya mbere. Buriya iyo utarabohoka ntubasha no kuzasana ibyangiritse, kuko ibi bintu tuba twanyuzemo biba byarangije ibintu byinshi, yaba mu marangamutima, yaba mu buryo bw'ubushobozi, biba byaradusize turi ibisenzegeri. Rero kugira tuzasane nuko tubohoka, tukakira ibyatubayeho, twarangiza tugatangira kongera gusana, tukisana, tukongera tukiyitaho, tugatangira gutekereza uko twatekerezaga kera, kuko ibi bintu tuba twarabonye biba byarakorewe, ntabwo ari biba byaraje gutyo gusa. Rero kongera gutekereza gukora no kubanza kwakira icyabaye, ukiyakira ukabohoka. Ngenda ndashima Imana ko nabohotse, kuba narateye intambwe nkajya no kubivuga, buriya ni ukubohoka kwa mbere kwiza. Namwe rero buriya umuntu agiye gukira indwara arayirata, nimuganirize inshuti zanyu, niba utabasha no kuza kuri iyi kamera, ariko ubwire inshuti, abavandimwe ibyakubayeho, wiheranwa n'agahinda. Inshuti yanjye nagiye mbona za message zitandukanye z'abantu bambwira bati twagize ibyo bibazo ariko gutinyuka no kubivuga biragoye. Ngewe ndabagira inama nziza yo kugira ngo uzasohoke muri iyo situation, nuko wiyakira ukabiganira ukabivuga, kugira ngo n'umuntu abona aho yahera. Ese umuntu yakurangira akazi gute azi ko kimeze nka kera? Yakuranda serivisi gute se ngo aguhe n'igishoro niba Imana imukoresheje kandi atamenye ko wahuye n'izo ngorane? Nimubohoke inshuti zanjye, abagore beza ndabakunda, abagiye banyandikira rwose duhuje ikibazo ndabashyigikiye, ariko nimwiyakire mubohoke, tubashe kongera kugira aho twahera tuzamuke. Ubwo rero icyo narinzanye nanone n'andi makuru meza, yicana izagiza na makuru meza yarema umutima, nk'uko mwandemye agatima, nk'uko nanjye mwatumye nsubiza intege mu bugingo. Hari uburyo nanjye uzajya banafite akazi twahereza umuntu ajya anyuraho rwose, telefone yanjye iri inbox ambwira ati tangariza abantu b'isi yose ko hari akazi kara nigashaka be gato. Ngewe niba mwanumvise mu kiganiro nakoze n'ak'ubusereveri mu kabari kandi abana bararamutse, ubu nta warwaye bwaki, bararamutse. Sinarwaza bwaki, nta bwaki nigeze ndwaza. Bariho icyo gihe ntibyari neza nkuko byari bisanzwe, ariko ntago bwaki yigeze ibataka, kubera ko nemeye gukora ibishoboka byose. Icyo nabonye cyose naragikoze kugira ngo umwana aramuke. Rero n'ubundi nawe ufite akazi, ufite akariko kose, nigashake kabe nako mu rugo. Ubu hari umuntu ukeneye akazi ko mu rugo wakabuze, nigashake kabe ari nako gukora muri jaride. Ubu hari umuntu ukeneye akazi ko muri jaride wakabuze kandi w'inyangamugayo. Akariko kose mucini box mumbwire nze ntangarize abanyarwanda abari mu mahanga, barihe abafite icyo kintu bakeneye tukibahe. Ubwo rero ngewe nari mfite ahantu nakuye amakuru yo guhereza abantu baba bafite uburyo babikora. Ngaya rero kanyabasangize, uwumva ari interese rwose imarembo nabonye afunguye. Ndi muri kiriya kiganiro nkirangije, hari umuntu wanyandikiye arambwira ati ariko hari ahantu haba akazi gashoboka kandi bakira umuntu uwo ari we wese. Ni ugucuruza byensiri, kuko ngewe ndi umucuruzi, mba muri sekiteri y'ubucuruzi, ikijyanye no gucuruza inkwi, ingeri z'ibiti, ibiti ibyo ari byo byose bicanwa. Sinjya mbisobanukirwa ko hari n'ibidacanwa, ariko ibicanwa ibyo ari byo byose, byaba imivumu, byaba imiyenzi, byaba n'ibishyitsi, byaba bindi barimbura, ibyo ngibyo bikase neza aho uri hari isoko. Hari isoko ngiye kuri barangira, namwe mwazakora visite mugasura. Icyiza cyanejeje nuko uwo ari we wese wapakiye imodoka akayerekezayo agenda bakamugurira. Baragenda bakamugurira, ntawe bahaye isoko ririho kontara gusa. Wenda wazikorerayo urugendo ukatembera ukagenda ukirebera. Abashinwa bakorera mu Bugesera hasi Gashora mu nganda, bakora ibintu byo gushongesha ibikarito bishaje. Ubwo mbonereho no kubabwira ko n'ibikarito babigura, barabigura ibikarito. Nabonye bampa amakuru yuko bikunda guturuka ku Gisenyi, abari muri icyo gisate cyo ku Gisenyi rwose ibikarito hariya Nyamata biragurwa, bakongera bakabitunganya neza. Uko babiyengesha byo ntago mbizi, ariko izo nkwi nicyo zikora, hanyuma bagakoramo ibindi bizingo bivamo zina envelope nziza zisa neza. Ubwo rero waba
uwaba afite ibyo biti, waba afite ibyo bikarito, uwabasha kubibona se rwose yazanyarukira hariya i Bugesera agashora mu nganda, akagenda akagerayo akafata isoko neza. Ariko njye bambwiye ko n'uwagenda afite iyo modoka y'inkwi bahita bamubarira bakamwishyura. Ubwo wabikenera inbox wenda arambaza igiciro uko batangira ku kiro, kuko bagura ku kiro ku biti. Hanyuma ubundi rwose amarembo arafunguye. Ubwo ndagira ngo niba hari n'uwari wabuze aho agemura agashyamba ke keze, mbibutsa ko ngira ngo gusarura ishyamba ni ugusaba icyangombwa. Ntawe ndi bubwire ngo agende atemagura ibiti, bagomba kureba ko ryeze, kuko biriya ni ibidukikije bigomba kubahirizwa kandi bigasarurwa mu buryo bwiza. Ariko ibyo byose tujye tubikora neza, kuko ni igihugu cyacu, tuba tugomba gukora ibintu bijyanye ku murongo kugira ngo nyine tutagira inzego tugongana nazo. Ariko muri ibyo duhahe turonke. Ubwo waba yari afite ishyamba ryeze, nanjye yewe nanjye nariguraho atari rinini ridahenze, nanjye nkagemura, ko nanjye nko mu mperuka nari umushomeri nta kazi mfite. Ubwo rero n'ubundi ndacyari muri icyo gisate cy'ubucuruzi, twaganira tukareba. Ubwo rero ngayo makuru mbahaye uyu munsi, ariko ndakomeza ako nzajya mbona, kaba ko mu kabari, kaba ko guseriva, kaba ko gukora iki, kaba ko muri biro, nkabona njyewe biroroshye ko umuntu yakageramo, nzajya mbaha map. Namwe rero aho muri ku isi nyine mufite ubundi buryo, mufite inzira twahereza abantu bakabohoka. Mureke tubohora abantu, mureke tubohora imitima y'abantu, be gukomeza guheranwa n'agahinda. Tubakunde, tubiteho, ni ukuri kandi bizagenda neza. Ubwo rero iyi channel ni iyanyu, mwinjiremo mukore subscribe, mukore za share ku biganiro tuzajya dutanga, kubera ko ni iyacu. Abashaka kugira ibyo batanga baca inbox babimbwiye, cyangwa se banze tubivuge, tubwire abantu, dusharinga abantu ama experience, tubereke uburyo Imana ishobora kubohora abantu bakabaho neza, cyangwa se aho yakuye abantu bakaba bakiriho kandi mu bihe bitari byoroshye. Ubwo rero imiryango irafunguye, channel yo ni iyacu kandi tuzayibanamo neza nta kibazo. Ibitekerezo birahari, mu bitange. Icyo mwifuza ko twakora inkuru, rwose turi tayari kugikora, kuko channel ni iyacu twese. Murakoze cyane, rero ndabashimiye. Uyu munsi muri iki kiganiro kwari ukubahereza ya mpano yanyu, nongere nyibahe kugira ngo muyibone ngiyi kandi ibanyure, ibagere ku mutima. Turi no mu bihe bya Pasika, mbifurije Pasika nziza. Umwami Yesu azukire mu mitima yacu no mu byacu byose, kandi dukomeze tuba amahoro aho muri hirya no hino ku isi. Ndabakunda. Ciao ciao.